Twongeye kubasuhuza kandi tunabashimira mwebwe mudukurikiye bari hirya no hino mu mpande zitandukanye. Iyi mukurikira nk'uko bisanzwe ni umubwiriza online TV, uwo mwumva akaba ari umuvandimwe wanyu Damien. Nkaba nishimiye kongera kandi kubasuhuza no kuba turi kumwe namwe muri akanya. Uyu turi kumwe ni umutumirwa wanyu, kuko twabwiye ko tuzatubazanira abatumirwa batandukanye. Iyi ni ya channel icaho ivuga butumwa, ijambo ry'Imana ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Waba ufite n'ubuhamya ukaza kudusanganiza, ubuhamya bwubaka imitima, ubuhamya bufasha abandi, ubuhamya bugira icyo bumarira bagenzi banyu. Turi abashimiye rero twagira ngo tubahereze ikaze, mube hafi kandi mukurikire kino kiganiro hamwe n'umuvandimwe wanyu. Umutumirwa wacu tumwe uyu mwanya mukaba mumubona kuri screen yanyu, babasha kwibwira abadukurikiye. Ngiye banyita Uwera Munganga Vestina, abantu benshi bamagara Vestina. Abantu hano muri Louisville, nanjye ndabasuhuje. Imana iguhe umugisha. Uyu akaba ari umutumirwa turi kumwe nawe muri akanya, tukaba turi muri Kentucky, Louisville nk'uko mwumvishe abivuga. Ese aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba ari kavukire yawe cyangwa waba warajemo nkatwe twese? Hano muri Kentucky ntabwo ari kavukire yanjye. Mamaze imyaka igera kuri 18. Amaze igihe. Nari mpatinze ho gatoya. Amaze igihe. Waje uturutse he? Ubwo navuyeyo, naje mvuye muri Florida. Ariko twinjiye mu hano muri United States mu 2000. Ariko rongerejwe bakumve neza. Ndabizi ko bwanira wongerejwe. Wongerejwe. None se waturutse Afrika, muri Congo, mu Rwanda? Buriya twavuga ko twahavuye hose. Twavuye mu Rwanda, muri Congo, muri Cameroon. Twarahazengurutse hose. Kavukire ndumva warakigenze. None ubuzima bwo muri Congo no mu Rwanda, Cameroon, waba udusanganizaho ngo twumve uko byari bimeze? Ncamake. Nabonye ubuzima bwo ubusanga bijya gusa. Uretse izo ndimi ziba zagiye zinanirana, ariko bihatinze gatoya mwita muba nk'abavandimwe. Nk'abavandimwe. No kwiyadabuta. None ndavuga ubuzima bw'imibereho, imyambarire, ibyo kurya, ukurikiye ahantu wabonaga hihanganye ni mu Rwanda burya nzi kwambara neza. Mu Rwanda bambara neza. Ibintu by'imirire. Imirire nayo ntabwo itandukanye cyane n'iyo muri Congo. Ntabwo bitandukanye cyane n'ibyo muri Congo. So none umaze kuva muri Afrika ukagera hano muri Amerika, wabonye ubuzima noneho uko ugize comparison cyangwa ukareba Afrika na hano, ubuzima bwaho, imyambarire, imirire, life, ubona bihagaze gute? Ibya hano byo biratandukanye. Hano muri Amerika iyo wakambara iki nta muntu ukureba. Nta gihe baba bafite cyo kukureba ngo bafite yo kureba. Wambaye ibi, wambaye ibi ngibi. Ibyo kurya, imirire yabo ni kujya fast food, ukajya ku murongo. Ibyo nabyo ntabyo dufitiriye, ariko menya byaranahageze. Ubwo rero hano ubuzima buraruhije. Ntabwo ko buruhije. None bwaburuhije. Reka tubira dukurikiye. Nayo mafaranga ubona ntacyo ku muntu, ntacyo. None ko numva kugira amasambu yawe iri muri Afrika, ko numva ngo umuntu ariga akarangiza amashuri, akarangiza universite, akabona masters, akashobora kuba yabura akazi. Nkaba numva hano ngo n'umuntu utarize ntashobora kubura akazi barakora. Ubona ubuzima ari bumwe? Hoya hano ubuzima buragenda nyine kubera ubwo buzi bwinshi tuba dufite, dushobora ku accessingaho. Nayo mashuri ushobora kuyiga nyine ntujye gukora ibyo wize wigiye, ariko haba hari izindi za Artnet. Ariko
iriya nyine urarangiza ikibazo kikaba akazi. None Afurika bajya bavuga ngo tube mu mafaranga tuyafite. Hano ubona amafaranga abantu babona umuntu ashaka kuyabana ku buryo wavuga ngo hari abantu b'amafaranga cyangwa amafaranga ya hano na ya ba nyirayo. Baragenda bakawukata iyo misoro itandukanye ya state, ya kani, ya loko, ubundi bamara bakajya ayo usigaranye nayo ukagenda ukayaha abantu barentinga, abantu ba mortgage, abantu ba kiliziya, ugasigarana iki bwa busa bwawe. Yarakoze. Hano numvishe umuntu avuga ngo aragemera guhahisha amadolari 500, 700 yakazana ubusa ati kandi niyo uhashye ngo bakata amataxi, kandi Afurika ibyo ntabwo byabagaho. Ese abantu bari muri Afurika bibaza ko hano muri Amerika abantu bafite ubuzima buhambaye bari mu mafaranga ngo bakabima, ugasanga ngo barabirengagiza, ugasanga bagiye kubipfa, ndetse abantu bakaba abanzi b'imiryango. Ubona ibintu bikwiye kuba hagati y'imiryango, ibintu bapfa koko bihari cyangwa n'ubundi bisanzwe abantu bapfa ubusa iyo birebye, abantu bari gupfa ubusa. Ariko iyo utazi nyine biri kubera iyo ngiyo, ni ukumva ko watekereje ko umuntu wenda afite amafaranga ashobora kuba yayakwimye, ariko uramutse uje ukabaho ubuzima babayeho nabwo wabasha kubumva neza. Ariko kubera ko turi mu bice bitandukanye nyine bari hariya babwirwa amabwirwe, ntabwo babasha kubyakira nk'uko tubibabwiye, bagira ngo hari turi kubabeshya. Nibyo. Nagusaba kwaza kongererwa kandi ukurikira uriya muntu no kudufilma cyangwa se gufata amashusho ndetse n'amajwi. Ese ikinabaza ukurikiye nk'ubuzima bwa Kristo, abakristo bo muri Afurika n'abakristo ba hano, reka manze baze kino kibazo. Uri umukristo, urasenga? Uri umukristo. None twakoze amakosa gutangira tutanasenze. Tuwe dusenge. Uradusengera none? Oya, wiho dusengera bikora mu pastor. Reka dusenge atana ndi pasiteri, jewe ndumuvuga butumwa kandi ngakora n'ikiganiro cya challenge cyangwa se ikintu gisa n'ubusesenguzi kureba ubuzima bwa hato na hato. Reka dusenge kugira ngo dukomeze twatwije mu kintu cy'ivuga butumwa rero, kandi burya ni byiza ko tangizanya gahunda yose n'isengesho. Murakoze kandi mugize neza, kandi turagushimiye Mana ko wishwa natwe, tugushimira ko warenze imitima yacu kandi imyuka yacu, bakarinda umuvandimwe ndetse ukamugisha n'amahoro, natwe ukaba waturinze, ukaba wemeye ko tuganira kuri uyu mwanya tugihumeka nk'uko wazima. Turagushimiye Mwami, yemera kino kiganiro turi kuganira kibe kizima kandi kizafashe imitima dukurikiye, kugira ngo babashe w'Imana we kubasha gukurikira ibifitiye umumaro, birinde gupfa ubusa no buza guhangana, ahubwo Mwami babashe kubaho mu buzima bwa Kristo kandi bakore ibikunejeje. Ubwo twiteho, fasha imiryango iri no hino, badukurikiye bareze umugisha, twese uduhare umugisha, byose bikore kugira ngo biguheshe icyubahiro, tubyambaje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Tugikomeje rero, nibwo nakubazaga uvuga ati ndi umukristo, si ngombwa kukubaza ngo usenga he, twese turasenga kandi dusenga Imana, ndetse ko hari twaganiye ku Imana avuga ati burya hariho Imana nyinshi, ariko umuntu avuga Imana bitewe n'Imana yizeye. Imana nge nizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, mwizera ko Uwiteka Yesu Kristo ari we Mana. Kandi numvishe umuntu twaganira avuga ati ngo hari abantu basenga inka basenga bakayita Imana, bagasenga ryangombe akaba Imana, umuntu akenda akizera igiti akakigira Imana. Umuntu aravuga ati niyo ukunze amafaranga cyane kurutisha ibindi byose akubera Imana. Ese wowe Imana wabize ni Yesu cyangwa nawe uri muri babandi hano basenga amafaranga, basenga ibimasa, basenga? Oya, Imana dusenga, Imana nsenga, Imana nyamana, Imana yaremye ijuru n'isi n'ibiyiriho. Ibyo bindi biza ari nk'ibigirwamana kubera ko umuntu aba abishyize imbere, akaba ari byaha igihe kirekire, noneho niyo mpamvu usanga ari byo byagize umwanya Imana yagombaga kugira muri wowe. Abantu dukurikiye barumva yaremye ijuru n'isi n'ibirimo byose uwo ari we n'amufatiraho.
none ugereranije ariko uze kuzamura ijwi kandi ukurikire imbere kugira ngo abakubona n'abakumva bizabashe kubafasha. Ukurikiye ni challenge hagati y'umukristo uko twari muri Afrika nuko turi hano, usanga ari he umuntu yizeye cyane cyangwa agombye kuba yakwizera cyane? Buriya ni muri Afrika. Muri Afrika ahangaha byararangiye nyuma ya corona rwose. Nyuma ya corona ibintu byarahindutse, abantu basigaye basengera ku murongo bayita ngo iki, Zoom, bayita Zoom, televiziyo, ikoranabuhanga. Noneho ubwo nimba ari ubunebwe nimba ari iki, hirya connection bari bafite, urwo rukundo rwo guhura n'abantu mugasabana, kuko nabyo byari pariti yo gusenga cyangwa yo guhura n'abantu nyine mugasenga, iyo rwose yaragabanyutse, yabaye ntoya cyane. Ubwo rero muri Afrika bo baracyabifite, ndibaza nizere ko wenda bakibifite mbere nyuma y'uko bafungura amatorero n'amateraniro. Ubwo muri Afrika ngeranyije uko twari tumeze n'ubu ngubu twagiye hasi cyane. None se hano ni iki umuntu yakora kugira ngo abashe kongera uko kwizera muri we? Ni uguha kureka ibyo umuntu arimo akabiha umwanya wabyo, noneho n'Imana akayiha umwanya wayo muri uwo mujyo. Ikirimo numvishe ni ugufata umwanya, ugaha umwanya igihe cyo gusenga, ugaha n'umwanya ibindi byo gukora, ukamenya uburyo bimanaginga. Intege nke zikavamo kubera ko turi mu bihe bya nyuma, ntabwo ari igihe cyo gukurikirana iby'isi kugeza utakinabibonye. Ikindi nongeyeho nabaza, ni gake cyane nkunda kubaza abantu bavuga ati Yesu Kristo yabwiye abantu ati nimuguma muri njye. Ese ni gute wabasha kuguma muri we? Ndimuguma muri njye musabe ibyo mushaka. Ni gute umuntu yaguma muri we? Kuguma muri Yesu no kuguma muri characters, no gukora ibyo ashaka, iyo uri muri we uranabimenya. Ibibazo ntibibura, ariko iyo uri muri we ukurikiza ibyo yakubwiye urabimenya. Afite amategeko ye yadusigiye, kandi nayo ngayo abiri yo gukunda Imana n'umutima wawe wose no gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ubwo rero ayo ngayo nimba uyarimo ntabwo wagiye kure ye. Ibyo ni byiza, ibyo ni byiza. Of course kuguma muri we ni ugukora ibyo Imana ishaka, ukamenya ibyo ashaka, kuko umukristo yavuye mu murongo w'ijambo amenya ngo nabivuyemo, kandi birimo ukamenya ngo birimo. Ahubwo ikintu nabonye kiri muri iyi minsi ni uko umuntu amenya ngo yabivuyemo akabigumamo by'uburyarya. Ujya ubibona? Uyu muntu yadakonje ntabire ntahabari, ugasanga aho ngaho gutyo ni umuntu ugaragaza ko asenga ariko bitarimo. Uri ntabwo umuntu uzabamenyera ku mbuto zabo. Bazamenya ku mbuto zabo. Rero icyo giti nubwo ari umutako, ati iki giti kino giti kibashiye kubaho ngaho akaba ari igiterano cyere, ntabwo ari igiti, ariko kuba gifite izo mbuto ukabona izo mbuto ziriho ni ukuvuga ngo cyareze. Kuvuga ngo n'abantu nabo uzamenyera ku mbuto bere. Nibyo. None harya nawe nakubajije, nushobora kuba ukora murimo ki? Ubu njyewe hano nkora ndi umumedtech, ndi umulaborante. Umuntu wanariza body fruits zose ziba zivuye mu mubiri w'umuntu. Nibyo mazemo igihe nk'imyaka 12. Ubundi nkafasha abantu gukora imisoro yabo, ibintu bya assurance nabyo, abantu kwapurika ubwenegihugu, abantu kwapurika ama green card. Ahantu hongerejwe ndumva ari heza, abantu bahishimira kuba bakumenya bakugana. Ibyo byose turabikora. Nimero zurazifite. Ariko muraza kuzibahereza, nta n'ikibazo kigoye kirimo. Ahubwo ikintu numvishe
nuko numvishe ukora kwa muganga kandi ibintu ukora akaba ari ibintu byiza kandi bikomeye. Ikindi ugakora ibyo muri assurance cyangwa insurance, ukapurikira abantu amataxi, kudekara amataxi yabo ukabafasha. Ubwo rero abantu numva ufite umurimo mwiza cyane bashobora kukugana. None uvuze ibyo kwa muganga ndibuka kugira ngo mfashe gutandukanya, hari nanjye bijya bincanga. Nuze health insurance na life insurance biri different gute, bifite ni tandukaniro hagati ya health insurance na life insurance? Health insurance ni assurance ukoresha warwaye cyangwa kugira ngo urebe kuri muzima nyine ukajya kwa muganga. Iyo ngiyo niyo umubiri wawe. Iyo bita life insurance rero ni yindi yo uvuye mu mubiri, ubundi abantu ifasha n'abantu bakiriho. Ubwo rero ifasha aba beneficiary, ishobora gufasha abana bawe, ishobora gufasha umugore wawe, ishobora gufasha abandi bantu washyizeho wizeye, bashobora kuza komeza legacy yawe uramutse ugiye usubiye kubakuremye. Niho bitandukaniye. Ubuza akantu usuye kwa kuremye ariko ugerageza wongere ijwi. Nizere ko uri kubanga bw'ibyuma ariko udufasha agafilima hose neza kuri bimeze n'iyo jardin nayisige. Uvuze gusubira kwa kuremye, nibuka akana abantu bose bavuga ngo twese niyo nzira. Nyuma yaho ndaza kubaza kandi ese wizera ko abantu bose bari ku isi bose ariyo nzira? Niyo nzira tugomba gucamo, ariko ndibuka ko muri Bibiliya hari ahantu bavuga ko mu minsi ya nyuma, manda nivuga kwa hariho abazahindurwa. None abo barapfuye. Abazahindurwa rero ntabwo nzi nimba ari ugupfa komuteri cyangwa nimba ari uguhindurwa nyine. Ariko abandi bose so far ni ugupfa. Urumva ko aho bivuze neza, imanda nivuga abazabakira bazahindurwa, abapfuye bazuka. Ni ukuvuga ngo imanda nivuga hari abantu bazabakiriho. Yego. So rero byumvikane ko rero abantu bose batazapfa. Ntabwo twese ari iyo nzira. Hari abazaba barapfuye, hari abazabakiriho. Abazabakiriho rero nibo bazahindurwa. Aho tubumvikanye neza niko nabirivuga. No mu Bakorinto arabivuga. Mu Bakorinto hakavuga hati ntituzasinzira twese. Niko Bakorinto yavuga. Ikindi akantu nongeye kwibuka kuri izo nzira, mbabarire nge nkunda kubaza ariko tugenda dusoze. Kuko turuganira kandi kugira ngo dufashe abadukurikiye. Kandi burya bigira akamaro ababyumva iyo babyitayeho bakabitegera amatwi. None uri muri babandi bemera ko umuntu wese upfuye Imana ibimuhamagaye? Hari ntabwo nzi nimba ari ubwoko bubiri bw'imfu, ariko hari ubundi iyo umuntu apfuye hari igihe apfa igihe kitageze. Ubwo nijye niko mbitekereza. Wenda nk'abantu baba bagonzwe n'imodoka, abantu bishwe n'uwo muriro n'iki n'ibindi byose n'ibiza na jenoside n'ibindi ntazi, bose ngiye ndibaza bapfuye impfu zitageze. Bidashatse kuvuga ko wenda atabahamagaye, kubera ko iyo upfuye umubiri wawe uragenda bakawushyira ahantu quelque part nyine mu mva, ariko ubusinziriye. Ubwo rero ko mbizi ngewe uko mbyumva nuko umunsi umubiri ugiye aho ngaho aho bawusize mu mva ukabusinziriye, noneho umwuka ugasubira ku wawuguhaye. Rero kubera ko umwuka usubira ku Mana, ubwo niyo mpamvu bavuga ko iguhamagaye kubera ko igusubiraho. Nimba ari uko hari igihe yawukugarurira, noneho nimba atari yo yaguhamagaye kuko niyo yawuguhaye ni nayo igusubirana.
ubwo rero niyo mpamvu wenda bavuga yuko bose Imana iba yabahamagaye. wenda turagira ngo abadukurikiye bazashiraho comment cyangwa badusobanurire kuko njye najya mbyemeraho gato cyangwa nabyumva kimwe nk'abandi ko umuntu wese upfuye Imana y'umuhamagaye kuko nibyo umuntu arapfa agahambwa umwuka ufite imyuka biravango imyuka y'abapfuye ifite ahantu kuko mu bapfuye mbere tukumva ko hariho urupfu rwa mbere n'urupfu rwa kabiri akabantu bari barapfuye ariyo ngo hari umuntu wageze ugasanga ari abantu bapfuye ngo bizeye bafite ahantu bari n'abapfuye batizeye bafite ahantu bari uko rero batandukanye mu myizerere mu pagani bwabo niko nanjye nibaza ko umuntu mu by'ukuri Imana izi ifite mu wizeye ko iyo yapfuye ibimuhamagaye uwo mupagani se bigenda gute none nkibaza ko navuga ati ngo Imana impamagaye ngo ntabwo nayitaba kandi biravango abantu bagiye gusenga bose bitabye Imana baje gusenga bitabye umuhamagaro w'Imana niba mwitaba inama ya perezida kuvuga ati twakwitabye perezida kuki batakwitaba Imana akavuga ati ngo kwitaba Imana ngo akana niko kabi ngo kuvanga kwitaba Imana ngo nakano kabi ngo kuko ngo umuntu bapfuye ariko Bibiri kavuga ngo mu gitabo cya Samuel noneho Samuel ngo yakuriye mu nzu y'Uwiteka ari kumwe na Eli hanyuma ngo Imana ngo Samuel yumva ijwi rihamagara Samuel ati Samuel ngo ni Imana imuhamagaye ariko Samuel akajya kwitaba Eli akitaba Eli akavuga ati ntabwo muhamagaye sura kuryama agasubira kuryama Samuel agasubira kuryama akajya kumva ijwi riramuhamagaye akitaba noneho Eli aramubwira ati niyo guhamagara umubwira ati ndi hano nditabye ndi hano Karame mugaragu wawe mubwire ndakumva none icyo gihe uwo muhamagaro wo guhamagarwa ukumva ijwi ry'Imana no guhamagarwa upfuye umuntu abitandukanya gute biri private cyangwa se byumva abadukurikiye abo kantu kambereye question mu mutima guhamagarwa n'Imana ugiye mu rusengero guhamagara ngo uje gusenga cyangwa ikaguhamagara barabe bitwa ba poso bose barabe bitwa ba poso atari babandi ba apotre bigira bishushanya barahari banyakuri b'Imana hamagara ikabaha umurimo none kuki bahamagara nibapfe ikabahamagarira umurimo uwihamagariye gupfa niwe hamagariye umurimo bazaduhereza tandukaniro tumenye umuhamagaro w'Imana guhamagarwa n'Imana uri muzima nupfe no guhamagara nuko Imana guhamagara ugapfa guhamagarwa biratandukanye kuko nawe ushobora guhamagara umwana wawe umubwira ibintu bitandukanye umuhamagaye akwitaba nakwitabye si byiza none Imana guhamagaye wayenegirije wasuzugura cyangwa urayitaba iyo yitabye ntabwo ari uvuga kwitupfa nyine ibigira ngo ikubwire ibyo ikubwira niyo ikubwiye ngo uze rero ubwo noneho hari action hari igihe wenda ikubwira ngo uze ujye gusenga se cyangwa upfe yisanga kuko rero uburu uwaye none nk'ubu ku cyumweru sajye guterana ku cyumweru sajye gusenga none se bakorera Samed sari babararitse kuko ati Samed muzaze gusenga na materne ku isabato ntabwo ari Imana yari yamudaritse ni umukuru w'itoro yari yabararitse cyangwa umuyobozi traditional uko bimeze none niyavuze ati murakoze kuba mwitabye umuhamagaro w'Imana nyine umuhamagaro w'Imana ntabwo ari ugupfa ibyo twumvikanyeho akaba no guhamagara upfuye yego yaho kantu karakazi yego twari kumwe na Festina rero turagushimiye kandi turishimye kuba twashe gufata uyu mwanya tuganira nawe ibiganiro byacu nakagaruka hari ikintu ufite wasanganiza abakurikiye cyangwa badukurikiye wababwira hari abari hirya no hino ukeneye guha message cyangwa gusuhuza umwene wawe ntacyo twasoza tukaya nanjye nishimiye kuza kubasura kuri iyi channel inimero yanjye muri buze kwibona muri description ubwo nakagaruka nyine buriya tuzongera tubasure umwanya urahari yego murakoze cyane abavandimwe mudukurikiye kuri uyu murongo wivuga butumwa umubwiriza online TV mwumvishe ko uyu mutumirwa twari kumwe nubwo yagiye avugira hasi ariko mwumvishe ko afite ibikorwa byinshi kandi bikomeye yagira ubuntu bwo kugira imirimo itandukanye namwe yabasha kubafasha mukamugana ari ukuvurwa ari kwapurayinga cyangwa se kwapurika amataxi ari afite ibibazo by'ama insurance mwamureba mukamugana ubundi akabafasha
nimero yo muraza kuyisanga hasi, turepininga aho hasi tumaze gushyira icyo kiganiro. Ubundi Imana ibamugisha kandi bakomeze, tubifurije amahoro y'Imana, Imana igomeze ibane namwe. Ciao. Ciao. Bene data mwiyeze mu mitima kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe kigoramye.